Dusome kandi igitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice 59 n'umurongo wa mbere. Umuhanuzi Yesaya igice cyawo cya 59 n'umurongo waho wa mbere. Haragira hati, dore ukuboko kw'Iteka ntikwaheze ngo ananirwe gukiza, n'ugutwi kwe ntikwapfuye ngo ananirwe kumva. Nimwakire ijambo ry'Imana. Mana Data wa twese uri mu ijuru, ni wowe ukinguye imiryango, wemerera ubwoko bwawe kugira ngo bwinjire ahera. Izi ndirimbo z'abaririmbyi twakiriye wari waziteguye. Ibintu byose byatambutse mu rugo rw'Imana ni byiza, nibyo kudukomeza. Nyamara koko ubonye ibyo twakiriye bidahagije, ushima ko twakira ijambo ryawe. Kandi ijambo ryawe ni umutsima. Ijambo ryawe, haleluya, niryo ritanga ubugingo. Ibyo bitera imbaraga zirirwanya nazo kwiyongera. Duhagaritse imbaraga zibiteye ubwoba mu izina rya Yesu. Imbaraga z'imyuka mibi turafata mpiri, turacecekesha katika jina la Yesu. Turinginga Imana, haleluya. Nyamara koko nukingura ikirere, dushaka kumva Imana itambuka mu iteraniro. Batubanjije Adamu na Eva ngo bajyaga bumva imirindi y'Imana mu ngo bya Edeni mu mafu ya nimugoroba. Imana yatambuka bakabimenya. Imana yatambuka hagati bakavuga ngo iyo niyidusuye. Birasobanuye ngo itambutse muri iteraniro abaririmbyi bayumva bakavuga ngo iyi ni Imana ije. Kandi imitima yahembuka, kandi abakristo ije bayumva nabo. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Muririmbyi aravuga ngo abaremerewe n'ibiruhanya babwire ko Imana yabaruhura. Yesaya yuzuye umwuka arahanura ngo nimubwire abantu ibintu byururutse imitima, muhumurize Siyoni, mubabwire ko intambara zaho zirangiye. Iyi nzu yitiriwe izina ryawe niho twakwakira amagambo ahumuriza imitima. Twagira ngo tukurarike muri iri teraniro, nuko nugendagenda twumvisha imirindi, kandi usuriye imitima mu izina rya Yesu, kandi bitakuvuga biceceke mu izina rya Yesu, amen. Mu kwezi kwa gatatu ku itariki 14 hari kwa gatandatu twari dufite iteraniro iwacu ku itorero ryaduhuje ahantu mu ihuriro. Twari dufite umushyitsi wavuye i Nyamasheke. Ahagana mu masaha akuze nk'aya ngaya ari buze mu kanya, abantu batangira kujya bareba ku mbuga nkoranyambaga bakavuga ngo umurwayi wa mbere wa COVID yabonetse i Kigali. Nta muntu uri bisobanuze, ntawe uzi ngo ni ibiki. Mu kanya ngo amateraniro magari ejo ntazaterana. Si uko byagenze. Masaha y'umugoroba twakira message ya executive tubwira ngo ejo nta gisengero zizafu. Nguko uko twikingiye isengero n'ifunguzo zacu. Sibyo se? Baravuga ngo rurakinze ukagira ngo n'izindi mbaraga zarukinze. Nitwe twabaga twarazikingiye kandi ifunguzo tukaba tugize gute. Ibintu bizakurikiyeho byabaye ibintu bikomeye. Twinjiye mu ishyamba rikomeye, ahantu abantu bibagirwa umuziki wa senti, abantu bakibagirwa indirimbo z'abaririmbyi, urusengero ruragenda rumusaka, ishyamba ribishyamba. Ariko ntihahimbazwa Imana se w'umwami wacu Yesu. Haleluya, haleluya. Irinda ikarindira abantu mu ishyamba. Si ibintu byabaye muri iri shyamba. Abantu baguye mu byaha. Mwana w'umukobwa yahamagaye umuyobozi w'itorero aramubaza ati wamenye atashwe? Ati ni kanaka. Ati si ikintu nagushakiraga? Ati ntacyo nzi. Aravuga ati ndatwite. Aravuga ati sibyo ni nkuru koko numva ushishikajwe no kumbwira? Aravuga ati reka namwe mwaraduhabyaga. Ati mukaduteresha ubwoba Imana nk'irayi iri butwice. Ati ubusamwari, ati buracyatwiza hehe kandi? Ngibyo ibintu byabereye mu ishyamba. Kwangiza abapantekote bagurutiye gatwa ntazi ngo tugura magana ngahe, bagashyira mu bushera bakajya bavuga
cyane ukagira ngo buzuye umwuka, naho bashyizemo nyine ibyo bashyizemo. Mu ishyamba ibintu byabaye. Mukristo umwe mu imbere yahamagaye umuyobozi ati muzongere kuntegeza niba narukingura. Icyakora wenda madamu wazaza ni nawe uzabasobanurira ibibazo nagize. Naho yafunguye akabari harimo amakazi y'inzoga z'amoko yose kwa Jenera Yesu. Shamba riranga ritubera ishyamba, ariko ntihahimbaza Imana ihagarara kubera kabarindira mu ishyamba mu bihe bikomeye tukaba turisohokamo amahoro. Mwayihaye icyubahiro kandi kubinginga ataragahato. Hari Imana irinda. Hanyuma ariko muri covid hagati ngiye gutya mu Kristo umwe arampamagara arambwira ko turi mu rugo wadushubuje niba uri aho hafi. Sangana umugabo n'umugore, hari n'undi mushyitsi umwe, nanjye ngiyeho tubaye bane. Turimba 62 mu Gakizirwa ngo mu gihe twumva biremeye. Hari Imana iri kumwe n'abantu mu ishyamba. Imana ishimwe. Dusomera mu Baheburayo rivuga ngo haracyasigaye igihe kigufi kandi uzaza ntazagira gute. Ariko umukiranutsi w'Imana azabeshwaho no kwizera. Ngo nyamara ntiyasubira inyuma, umutima w'Imana ntuzagira gute. Soza avuga ngo ariko twebwe ntidufite gusubira inyuma ngo turimbuke, dufite kwizera kugira ngo tuzakize ubugingo bwacu. Ndabagana bene data, turi mu gihe kibi Imana akivuzeho ko ari igihe kimeze nk'ishyamba. Kwizera kutarakora ubugingo nta kintu kumaze. Ndabagana Imana nibongere kwizera nanjye kunyongerere kugira ngo tuzarakora ubugingo mu gihe nk'iki gikomeye. Turangije turasenga, nyuma y'amezi menshi nta bintu byahira babwira. Imana iracyavuga. Ariko amen. Hari mwene data umwe wagiye i Burayi aragenda agezeyo, abakristo asanze aravuga ati nahati Imana y'inaha yaracecetse, ati ntipfa kuvuga. Ati naha ntivuga. Ariko ati dutegura y'itatu. Bateguye y'itatu bageze ku munsi wa kangahe bumvira bizo ngo nimumve ikintu mvugana nawe. Ni iki cyatumaga mumbeshya ko inaha Imana itakivuga. Sinumva dusenze ikitaba. Imana iracyavuga. Haleluya. Amen. Baramanuka bajya mu myobo mu gihe cy'intambara kabiri y'isi, ingabo za Hitler zatukuye zarwaniraga, baseseye muri ubwo buvumo basenze Imana iritaba. Ntimuzongere kumbeshya, mwacitse intege zo kwishaka, Imana ni Burayi iravuga. Wihe icyubahiro. Imana iracyavuga. Twumvira urutse iratuvuga ngo mwumve ikintu mvugana namwe ndi Uwiteka. Ducecekera rimwe twese ngo twumve nyuma y'amezi menshi bw'ishyamba. Twongeye kumva ivuga ngo irababwira. Imana ishimwe. Iravuga ngo muri ibihe bikomeye nabwo ndi Uwiteka. Nubwo isi n'igihugu n'itoro byinjiye mu gihe gikomeye, ariko ndacyari Imana. Kandi Imana yaje atubwira ngo isano iri hagati y'abanjye nahamagaye tubane umunsi ku wundi ntabwo irasenyuka. Imana ishimwe. Iratubwira ngo kandi iyo sano ifite imbaraga kuruta iri hagati y'umubyeyi n'umwana uri ku ibere. Iratubwira ngo nta kizayisenya, nzagenda ashyigikira abanjye. Imana irayidusobanurira itubwira iby'umwana w'ikiraro n'ukuntu yagarutse akakirwa. Hanyuma nanjye ntaha nishimye mbwira bene data Imana yambwiye ko isano iri hagati yacu nayo abayimenye iracyahari. Wihe icyubahiro ku isano igihari. Imana ishimwe. Ntabwo rero covid yagiye igira ingaruka ku bijyanye n'ubukungu n'ubuzima bwa buri munsi no mu mibereho y'umwuka. Hari ibintu byinshi yasenye. Twagiye tugira amaterano mu bihe bitambutse, ubwiriza ugasanga abantu bimeze nko kubwiriza ku iradiyo. Niba ujya ukabwiriza ntumenye niba bayicuranze cyangwa batayicuranze. Ariko Imana irahari ngo yubake itorero. Imana irahari ngo igaruke isa n'itorero kuko ifite amaboko atari magufi, ahubwo amaboko y'Imana ni magari. Imana nihimbazwe. Hanyuma ntabwo njya kure ngo tuvuge byinshi ku mpamvu z'igihe, kandi tubona ikirambuye ni byinshi nabyo tuzabivuga nta kintu bitwaye. Somye ijambo ry'Imana hariya ngira ngo dusangire mu gihe gitoya, hariya mu gitabo cyo kubara niho dusomye. Ni ikiganiro kirekire Imana igiranye na Mose, dusomyemo amagambo makeya. Mose ni umukozi w'Imana, Imana yahamagaye. Imana ishimwe. Haleluya. Kuko Mose Imana yamuhamagaye kandi yamuhamagaye nanjye nimuhamagaye nawe niyo yagize gute. Twese ni duhamagara.
kuva mu gice cya 2 niho tubona ivuka rya Mose, kandi avuka mu gihe gikomeye. Impinja z'abahungu b'Abaheburayo, abaganga bafite itegeko rivuga ngo umwana w'umuheburayo navuka mukabona ari umuhungu muzamwice, naba ari umukobwa mumureke abeho. Ariko ababyaza bumvira Imana, bagira umugisha ku Uwiteka. Hanyuma ngo Mose avutse, mama wiwe abona kumuhisha biragoye, agerageza amezi 3. Nyuma y'amezi 3 ngo yari amaze kunanirwa guhisha uruhinja mu nzu, kandi umubyeyi ntiwamurenganya. No ku mezi 3 yagize gute? Yaragerageje. Ngarangije amubohera akato, ko birivuga nkuwavuga akantu k'agapaniye se. Ngarangije ashyiramo, arapfundikira, arahoma neza, aramanukana no ku ruzi rwa Nili ashyira ku rukombe. Siko byanditse. Abahanga basesengura aho twabanye mu rya mbere nababwiye, bagaragaza ko uruzi rwa Nili rwagiraga ubwoko bw'ingona zifite ubushobozi bwo kureha no kumva ikinyabuzima kiri kure. None Mose we bapfundikiye, barazana, begereje Mose urukombe. Biravuze ngo ingona zirongeye zirareba, barazigaburiye. Urumva bitoroshye, ariko Yesu ashimwe. Haleluya. Ingona zaza zahunahuna zikumva harimo ikinyabuzima ariko kitaribwa, kuko muri Mose harimo umugambi w'iki? Imana ishimwe muhe icyubahiro. Buriya muri twebwe nta kindi irinze kuba tukigenda, turwara tugakira. Babizohereza bikarara bisangura amabati. Hambere aho ari kwa muganga, mama umunsi wabyaraga bakajya batera serum bikagarura amaraso, bazi kuzapfa ukongera ukabaho. Muri twe harimo umugambi w'Imana. Haleluya, haleluya. Jambo rivuga mu gitabo cyayo mu gice cya 42 ku murongo wa mbere ngo nzi ko ushobora bingahe kandi nta cyabasha kurwanya uyu mugambi w'Imana. Imana irinda umugambi. Imana ishimwe. Nanjye nta kindi irinze muri njye cyane irinze mu mugambi. Abo twabanye narabwiye hagati twakabaye duhagaze aha. Batizwa mu itorero rya DPR, abo twabanye nababwiye nambaye agakanzu k'umubatizo. Hanyuma bakamuye, ndamanuka nsanga pasiteri muri Yorodani. Hanyuma atinya kumbaza niba ndi umuhungu cyangwa ndi umukobwa, ariko yagenekereza akabona ni agakobwa katarapfundura hari amabere. Aho turi kumwana. Hanyuma bimucanze aravuga ati mushiki wacu, kubw'ubuhamya bwiza kuguhera ibyaho kwizera Yesu. Terana ryo kuri Yorodani risekera rimwe rizi ko ndi mwene data nari mushiki wawe. Wakwisobanura se? Ariko ntihahimbaza Imana irinda umugambi. Haleluya, haleluya. Urako kantu ka mushiki wabo batazi niba ari mwene data, Imana iraririye muri ko Imana irinze mu ntambara ducamo, mu kaga, mu bitwasamira, Imana irabona umugambi. Haleluya. Buri Imana irinda umugambi. Umugambi Imana uraremereye, kandi umugambi w'Imana uraturuta. Imana ishimwe. Umugambi w'Imana uraturuta. Umugambi w'Imana ugize ute? Uraturuta. Imana irindira muri twebwe. Imana ishimwe. Mu gice cya 3 niho tubona Mose aragiye inama ntigiye kujya muri byinshi, ngabona igihuru kirakandi cyakongoka, ngatambikishwa no kureba ishyano riguye. Ngo Imana irambwira ngo kwegera hano, iramuhamagara ngo kwetera inkweto kuko uhagaze nahera. Irangije iganira nawe, iramubwira ngo none ngwino rero ubwo umaze kumenya ugende kwa Farawo ujye gukurayo ubwoko bwanjye buriyo. Mose aravuga ati Imana nigenda ntisobanura, iragira ngo kuko ndagenda. Ariko ubona ndi muntu ki wahangara guhagarara imbere ya Farawo kugeza ubwo muyobora bwoko? Farawo konze imbaraga ze ko narezwe. Kuvuga Misiri ya kiriya gihe no kuvuga Amerika y'ubu cy'igihugu cy'igihangara. Urabona ndi muntu ki? Irangije imubwira ijambo rikomeye rigize fondasiyo y'abizera Imana yahamagaye. Iramubwira ngo nukuri nzagira gute? Nzabana nawe. Nihe cyubahiro Imana ibana natwe.
ariko kugira ngo si iryo jambo ubundi ngiyo fondasiyo. Iyo hataba nzabana nawe ntagaruka ubumeze. Ariko ntahimbazwa Imana yagiye ibana nawe, urwubaka wowe utazabishobora. Ariko turajyanye, urushobora, urabyara, none Imana ikugezaho ikugejeje. Hari ni rya sezerano, ni ya fondasiyo Imana ivuga ngo nzagira gute, nzabana nawe, nzagira gute, nibana nawe mu murimo, nibana nawe. Niyo yabanye na Yosuwa, niyo yabanye na Mose, natwe mu gihe cyacu nibana nawe, nibishimirwa. Mu bice bikurikiye bati nuntuma Mose, njyewe Mose nzagenda mbwire ngo Farawo imwigisha ibyo azavuga. Yarangije imwigisha gukora ibitangaza, ati shyira inkoni hasi, abona ihindutse inzoka. Arongera Yesu ati nubona Farawo atarimo abyumva, akunda kumva atinze, kandi nibyo bizamukoraho, uzafata iyo nkoni ishyira hasi ihinduka inzoka, nakubaza ibitangaza. Ayana ni cyo gitangaza bakora kugira ngo twembe, ngafata inzoka bayijugunye he, ayishyize hasi inkoni ibaye inzoka. Farawo icyo ni igitangaza gitoya, ahamagara abahungu b'abakonikoni nabo bazaniza bashyira hasi, abona nazo zibaye inzoka. Mose aravuga ati ibi nabyo, ariko ya nzoka ya Mose ikajya igenda itoragura za zindi. Haleluya, haleluya. Ese ubwo Farawo asigaranye iki? Ntacyo Farawo ufite. Imana ishimwe. Kristo yeretse Yohana yamubwiye ngo ndi uwa mbere kandi n'uw'imperuka, ariko ufite imfunguzo z'urupfu n'izahagana n'izikuzimu. Uzi kubura Kristo arubitse imfunguzo. Arangije aramubwira ati Mose ongera iyo nzoka ifata umurizo, irongera ihinduka inkoni. Biravuze ngo rero Mose arimo aragendana imbaraga zose za Farawo, azifite he? Ubukonikoni bakoreshaga ibyo batongera, ibyo bagize. Ahasigaye Mose zose yazikusanyije, azifite he? Muri byavuze ngo kwa Yesu dufite ubutware. Dufite n'iki? Iyo twizeye iki? Amagambo ye uko yatubwiye, araduhagarikiye muri cyubahiro. Ariko wazamuye kwizera, haleluya. None ibintu birasambura amabati ukarara udasinziriye. None siko bisambura amabati niyo bishoboye, ko bitarasambura wowe. Imbaraga za Farawo ntazo, ariko Imana ishimwe. Kandi inzu bitegisa ko biza bikadiha. Dufite umugabo duturanye, saa 9 wazaga nibwo yagazaga ati kandi saho uzimenya ko nayimenye, ati kandi menya ko utazancika, dore n'ubwa mbere n'ubwa nyuma, kuva yabivuga ntiyagarutse. Aragarutse ati ntuzangira, aravuga atazandima tu. Yiryamiye abivuze nkawe. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Igice gikurikiyeho tubona Mose mu bitangaza Imana yagiye imukoresha n'ibimenyetso byo kugira ngo Farawo yemere ntituri bubyinjiremo. Ariko icyago cya 10 cyabaye gupfusha imfura, ajya yavuga ngo mwabwoko mwe nimuhaguruke. Siko byagenze, ariko Yesu ashimwe. Hanyuma mbere yo guhaguruka Mose agira amatsiko, aribaza ngo ariko Imana tuzajyana cyangwa izatwohereza twijyana? Arangije aribaza ngo tuzajyana cyangwa nuko twohereza. Irangije ngo njye ubwanjye nzajyana nawe kandi nzajya nkuruhura. Barangije bariyegeranya, bategura byose by'urugendo kugira ngo bitegure guhaguruka. Amategeko n'amabwiriza y'urugendo Imana niyo yagombaga kubajya imbere kandi bayoboye. Imana niyo ituyoboye.
mu bitekerezo byabo, mu bwenge bwabo bwabashikirizaga inzira ya hafi yakoreshwaga n'abacuruzi iva mu Misiri igahita izamuka ikagera mu gihugu cy'isezerano aho bajyaga mu minsi mikeya. Ariko amen, Imana ibagiye imbere igiye guhaguruka inkingi, kuko ku manywa yayoboraga mu nkingi y'igicu, nijoro mu nkingi y'igi. babona Imana mu nkingi imanutse yerekeza ku nyanja itukura. Inyuma barajujura ati kiyobye se, ati Imana kiyobye, ati muceceke Imana ntiyoba, ati gusa Imana nticiye kure. Bashaka ko Imana ica hafi bagahita mu minsi mike bakaba bagize gute. Kandi itegeko n'ibwiriza mu gitabo cyo kubara riravuga ngo inkingi nihaguruka bayikurikire, nihagarara babambike, babamba amahema. Ahantu inkingi ihagaze n'ihema rigomba kuba rigize gute, rigomba kuba ribanza. Ku ndaro ya 4 mu gitabo cyo kubara mu 33 uhereye ku murongo wa mbere hagaragaza indaro zigera kuri 40, ahantu 40 babambye amahema. Ku ndaro ya 4 rero ngo inkingi yaragihagarara ahantu hari amazi atamwebwa, abaregera gute. Ihanganira ahantu inkingi yahagaze. Ariko ese shiri inkingi iragenda igahagarara ahantu igitenge kigusaziraho kandi ikahatinda. Kandi abapantekote twasanze bavuga, uzi ko bavuga gahagarara bakuvuga mu Kinyarwanda ibintu bidakeneye umusemuzi. Kandi nabwiye abantu uko twanahungabanye byinshi bavuga abari byo. Turakennye ariko ntabwo dushaka ko bavuga ko tugize gute. Kandi kuko turakennye turimo n'abari mu cyiciro cya mbere. Ese urumva udakennye? Tumwaka agatenge ko tubara ntidushaka ko bavuga kubera ubundi bwoko bw'ihungabana n'abantu byinshi bigavuga bari nabyo, naho uko twaramutse tudashaka ko bagira gute. Hari n'ibintu byinshi abari byo. Kandi ahantu inkingi igize gute. Dufite umumama yimutse ihagarara ahantu bamwita umurozi mu iteraniro. Yari umwanditsi wandikira inama nyobozi y'itorero. Inkingi irahagarara bamwita umurozi, apima 92. Arakokoka agera ku 47, agasigara atwara isabune hano agiye muri dushe. Ajya mu kato mu rusengero ahantu yicara ku ntebe ya wenyine. Abana n'abakiranutse, umwana akaza akamwegera, umukuru w'uwo wazanye akaza akamujyana hanze ati we wari wabona umuntu wapfuye? Ati oya, sindamubona. Tubona umuntu wapfuye? Ati nyine shamuje yapfuye. Byagenze bite nyine bamutaze? Ati uzongera umwegera kuroga utapfe nawe bazagutaba. Ati wabyumvishije wowe? Ati nabyumvishije. Kajya agira ati yakwinjira akajya kwicara inyuma. Yasenga Imana ikavuga ati nduwiteka nzi kuri inzira karengane. Kavuga ati nyine se kubizi urashaka icyo wagiye kwibwira batabizi. Ahantu inkingi ihagaze mwabakirisitu mw'itorero, inkingi ntawe uzafosinga, hari n'amasengesho menshi atahindura, ukazarindira igihe ku itegeko ry'ijuru inkingi izagera gute, izimukira. Ariko Imana ishimwe kuko inkingi ku itegeko ry'ijuru ko byagenda kose izagira gute, izimuka. Imana idufashe. Maze rero Imana agiye ibana nawe. Farawo bakurikiye abambutse inyanja, ibyo ntituri bivuge. Amazi y'Imana uko Imana yavanye mu buryo ikayashyiramo uburyohe. Mu butayu bukurikiyeho ibakurira amazi mu gitare. Uwitwa Kora na Balamu na Dotani bagombye kugira ngo barebe utwo kurwanya Mose, Imana yasamura ubutaka burabamira. Ni byinshi Imana yagiye ikora. Yabanaga na Mose bakaganira imbona mubona. Aha twasomye rero ni igihe hari havutse ikibazo. Wari havutse ikibazo. Ni itorero Mose ayoboye byo mu butayu hatangira kuzamo amajwi yo kumva ngo abantu bakumbuye inyama. Bakumbuye iki? Bati mwege bita twaravunikaga ariko nyine twararyaga.
umuntu yapfaga no guhuta n'iyo sosi ubuzima bukagaruka. Turakumbuye waduha iki? Mose akajya agenda akaruma acecekesha nk'umuyobozi, ariko agatangira ati haleluya bitorero, bagajeje agatangira saninya. Urumva zateje ibibazo kera. Bambwiye ko inazi geza kuri 3,500 kandi nk'abareryi gashira abandi bakazibura. Na hahandi batubwira ati nukwiyarurira ahari ibiryo byinshi usanga bazishizeho umupolisi. Bakajya bagushyiraho ivu ukagira ngo ni ikinini cy'umutwe n'ubw'umuntu wakimwe. Hari aho biyaruraga umurongo ntugenda, naho hari umuntu wateje ambutiyaje arimo avuga no zihagaze ati se kuko n'umuntu rwabizi ntajyana iginyama imwe. Ko nawe narizo turimo tuti oya rwose kano bakona umurongo ntugera gute, naho kunyama hari ambutiyaje. Kubirana n'amashiza n'igitoki namaho, ariko kunyama rwose n'umugabo afite ibitekerezo wambaye kote arimo arasisa ati wowe ute no mu rugo iryo bwiriza barizi kimwe itarimo. Kandi uko zigenda zihenda bagenda bagabanya ingano nizo bakataga ko mwabaye. Mose ati narayoboye ati wawe iteka narakubonye, reka irihuze naryo rizamukane ndizanire Imana ndebe ko twariganiraho nkamanukana igisubizo kibonereye abanyoboye. Data nashimwe, Imana ifite amaboko. Haleluya. Wihe cyubahiro, Imana ifite amaboko kandi ntabwo ari magufi, ni magari. Ayo niyo dukeneye mu izina rya Yesu, mu buryo bumwe cyangwa ubundi ukeneye amaboko y'Imana. Mose n'ibisanzwe bimenyerewe arazamuka bwa Imana ati wawe iteka we nje imbere yawe nk'umuyobozi, wagiye ushyigikira ndakubona, wadukuye mu Egiputa udukuje amaboko akomeye, nyanja itukura wari twambukije ntacyo tugushinja, amazi y'Imana yashaririye twarakubonye, aya mu gitare warayaduhaye, Kora na Beramu na Dotani n'itsinda bari kumwe bandwanyije wanshingiye umuhati. Amen. Ariko epfo iyo nzamutse shizeho ikibazo cyamaze kundenga n'icyo nje ngo umpe intsinzi kuko uri Imana. Babandi nyoboye babwiye ko bakeneye iki? Atarayerekanya ati size umunsi umwe bakwatse, subirayo n'Uwiteka ubwiye ko ntazabahiza umunsi umwe cyangwa icyumweru, nzazibabaza iby'ukwezi kose. Bose aravuga ati wajya kunyohereza nkahita nihuta nkajyana igisubizo, ariko iki ntacyo njyana. Ngwino tubanza tujye muri statistique, buri imibare iravuga. Aravuga ati dore abagabo nyoboye ibaro rusange riheruka riragaragaza abagabo 600 guhera ku myaka 30 kuzamuka. Abasesengura iby'itora ryo mu butayu bavuga ko ishizeho n'abadamu n'abana n'ikivunya cy'abanyamahanga rizamuka rikagera muri 2,000,000 zirenga. None Imana itajijinganyije iriyaminiya isezereye Mose yemeye inyama z'igihe kingana iki? Hari icyo gisubizo nawe wagicyura? Sibizi. Abatwaye rwose ibintu mbi nese niyo sisitemu uzakoresha. Amatungo yose ko turi mu butayu uzateranya isi yose yazana bagwe bahaga, cyangwa uzakoresha amafi yo mu nyanja zose ziri hirya no hino. Wamwiteka mbwira uburyo uzakoresha ntajya kurondogora none sinabakira bijeje inyama zitazaboneka, ariko iduhamagara iriyizeye. Haleluya, haleluya. Iduhamagara igisita iriyizeye. Bivuga ijambo twashoreje ku murongo wa 23 aramaze ngo Mose ubu amaboko y'Uwiteka ushingiye igihe wagiye yabonera abaye magufiya. Uwo maboko yakwambukije inyanja, amaboko yakoze birya byose, yakumuye Farawo n'ingabo za Farawo, arya amaboko urumva ageze ahantu atazagerayo, ariko ni magufi. Mama ayakubyukije ku gitanda byananiye
magufi, amaboko yaguhaye kubyara ni magufi. Imana icyuwe numva kiri maremare, numva kiri magari. Aya maboko yaduteruye, Mana ndagushima, ndagushima. Nambwiye ko ufite umuryango ugizwe n'umudamu n'abana babiri, twubatse urugo mu mwaka wa 2014 kwezi kwa 8 ku itariki 16. Ugaho dusimbutse byinshi. Hanyuma madamu tajyaga twashakanye isenga kandi ubwo rugisenga. Amakuru yo gutwita no kubyara uyamenya wiki. Ndamugana Imana yanyemeje, ariko icyo nzi cyo nuko umwana twitara umuhungu. Ibintu bye kugarafisa ingongo, ariko amakuru arenze mubwiye data twose uri mujura yanyu. Uko Imana itanga amakuru nako yagira gute yayimana. Icyo mwana mukiza mu mwaka wa 2015 kwezi kwa 6 igihe cyari kigeze cyo kugira ngo madamu abyare umwana w'umuhungu kandi w'imfura. Duca ku kigo nderabuzima twaka transferi tujya mu bitaro i Kigali ku Muhima. Umunsi wa mbere urashira, uwa kabiri, kwa gatatu barambwira ngo tubona kubyara neza ko bitakunda, ni mudusinyire tumukorere cesarienne nkuko nabandi tubigenza. Ngira mukuru ukora sashika ntutubikore kuko jewe ndabona ndi buhagere ntinzi. Ngeze Nyabugogo njya kwa muganga arambwira ati uhimana icyubahiro kuko umuhungu yabonetse, ntacyo Imana ishimwe nanjye mu nzira ndimo ndaza. Ngenda ndareba madamu nsanga arimo arava mu kinyande, umwana uko bimeze. Hagana mu masaa 7 za nijoro, saa 8 abaganga baraza batubwira ati mubwire se umwana aze hano. Ngeze ahantu ari nsanga bamushyize ku mwuka, ubuzima ni bukeya. Hanyuma numva shatse guterura gusenga. Ijwi rirambwira ngo uramenye gusenga, kuko ushobora gusenga ugaseba. Nabwiye abantu ushobora guseba kandi ugaseba wagize gute. Uziko waseba. Nigeze mpamagara umwana twasenganaga, nabwani mba nkurondora mu bufite ubwoba bw'igisebo. Ariko nagira ngo ntangaze ko waseba amasoko akarema, imodoka zigatwara abagenzi, ntihagire ubuzima bumwe buhagarikwa nuko wasebye. Aravuga ati nkaseba kuko ati nkaseba ntugaseba. Hakuze urutonde rw'abantu bafite basebye. Rega ndi runaka umuntu inkweto niyo musaziyeho ikagenda ikamera nk'igiteke cyangwa isi cyo kumugende yayibyina nk'uko twaza tubyina mu kanya, icyagisigaye kikabanduka kikagwa nk'ahari mu rwego rwo kwihagarara agahita avuga ati ibintu bishaje Imana irabica atugiye kuzana ibishya. Ntabwo si yo yari ibivuze, niwe. Ariko tuzi ko yasebye. Ise shanu aya makuru ntayoze y'umuvandimwe wagiye mu materaniro bw'abandi bakenyeza imikandara we agashyiraho ikirere. Ese mubwiye ko yazamutse yahimbaza aciye umugara cyuma gatanye kigaturika ipantaro ikagwa ku bitsi. Hino bahumirije basenga hakayora n'amaboko yabo bakajya kwirwanaho hanze. Ubu dufite urutonde rw'abantu basebye baraseba. Rwose tugeze ku bintu byo guseba ntabwo bavuga ngo haleluya, wavuze ngo Imana ishimwe dusebe mwakwikiza ngo amen ebe bityo. Ariko n'ibindi byaje ntawe bisengeye. Ariko Imana ikurinde mu izina rya Yesu. Ranga turamenye ibyo gusenga bireke, utaza gusenga kandi ukagira gute iyo ugaseba. Ngira muganga niba rukira gakirane kandi niba hari kundi biri bugende turabimenye. Ntibirekanye rambwa turihangana rero, ibimenyetso biratwereka ko byarangiye, Imana izagushumbusha. Iyi ndumumiriza. Hanyuma turagenda mu gitondo tujya gushyingura umwana twari twabyaye, madamu asubira mu bitaro tumukurayo. Tumugeje mu rugo yaraye ijoro rimwe, irya kabiri yaraye aribwa, aribwa inda yose nk'uwafata amazi ashyushye akayaseruza agashyiramo urusenda. Byatumye inda yose bucya yahiye yababutse nko gutwikwa n'ubushye.
turihuta dushaka transfer tugera ku bitaro by'akarere batubwira ngo biraturenze baduhijya CH. Ngeze CH kadutera ati wa mugabo sinyiraha twongera tubaga tumenye ikibazo kiri imbere. Ndagenda sinya kandi ndasinya bamujiza mu cyumba cy'ibagiro babaze basanga ubabaze imbere yakomerekeje uruhago bambwira ko bari bugenze baraje baravuga kandi iya ma infection y'umuriro mutwika byahereye imbere ku buryo imbere ho hamaze guhinduka amashyira mu nda. Turakora iki gikorwa cyo kugira ngo tujye dusubira tumusubiza mu cyumba cy'ibagiro twongere twoze turi ku buzima buzagaruka, ariko amahirwe menshi ni upfa kuruta kubaho urebesheje amaso y'umubiri. Izi mbaraga z'umuriro na infection zitwika ziragenda zifata inda guhera igice cy'ibumoso kugera iburyo ihita icikamo kabiri bingana gukingura urugi ukareba hanze cyangwa idirishya akaba ari kumuntu areba mu nda bimeze. Bahura ubuvango badode bazageza ko ntabwo byari gukunda, bakajya bafata agashashi bagatwikiriza bituma amaraso ahita amushiramo vuba. Baravuga ngo no kuri ishuri musubizayo mwibuke kumutera amaraso turebe ko tubonye yamushizemo burundu. Birangira bibagiwe abaganga kubera ukuntu iyo case yari barenze barasinziza baroza birangira hisapfa madamu. Ntabwo yazaye yarapfuye, ariko mu ijuru hari Imana. Turatangaza ko Imana ntabwo ukuboko kwayo kwahise. Intege nke zabo no gukiranirwa n'ibyaha nibyo byabatandukanya n'Imana, ariko yihamye ngo dore ukuboko kwayo ntikwagize gute, ntabwo kwigeze guhera. Ngira musanzire wanjye hari Kigali yari mu itegura agiye ku ishuri hariya mu Gatenga kuri kaminuza, ijwi riramubwira ngo umuntu wari murwaje yarapfuye, ariko igihe ntabwo kiragera, genda usenge. Yinjiye mudamu we kuko akora CH karamutangira ngo ati winyirukanisha ku kazi hari n'abandi muntu emere kuhinjira kandi nabibonye ko byarangiye. Aramuhigika mwigizayo ageze yazamura isengesho, turayisenga ikumva. Iyi nyamaboko turayisenga ikumva. Kandi Yesaya yane mu gice cya 26 ku murongo wa 3 aravuga ngo uyishikamishijeho umutima izabigenza ite, izamurinda abamahoro amasabuka yiringiye. Nihimbaza arasenga ibyunzwe biraza arihanagura arajojoba. Murangwa nituza mu iteraniro ikibazo kivutse aba kugikemura baragikemura, abandi turi kumwe. Amen, haleluya. Nabingingira kugira ngo murebe hano kuko turi imbere y'Imana. Abitoro haleluya, haleluya, haleluya. Ababishinzwe baramufasha kandi biragenda neza hamwe no gusenga. Hanyuma abakristo bavandimwe arangije kurambura amaso bamugarura muri sale yararwariyemo. Twamaze igihe kinini mu bitaro CHK kuva mu kwezi kwa 6 kugeza mu kwezi kwa 10 kwa 2015. Barasanasana bakoresha imbaraga zose, bigeze baradusezerera. Hanyuma mbere ko badusezerera baravuga ati rero damu mbere ko tugusezerera bwira umugabo aze hano tubahe inama murahitemo uburyo muzakoresha bwo kuboneza urubyaro. Ntabwo cyane dutahe bihorere twubyaye umwana umwe yarapfuye, n'ababoneza baboneza urwo bafite barakurindagiza kujya kuboneza iki. Twabyaye umwana umwe n'abagize ati none ngajya kuboneza iki, ntitutahe. Uko ubuzima bugenda bugaruka rero, ubuzima bwaragarutse, amaraje abura ahantu azafata kubera yanda yangiritse. Arangije ahita apika amera nk'asohotse. Kandi
dusubiye kwa muganga baratubwira ngo byatewe nuko amambere tutabonye uko tudoda kubera ukuntu byari bimeze, none amara yaje uzafata asa na pizza arasohoka. Aya niyo yatangiye n'uru ruhu rutoya ruriho. Isuku itsinzi ni iyihe? Nta kintu kongera kuzamujyana mu cyumba cy'ibagiro tugashaka abadogiteri babizobereye bakamenya icyo bakora, barambwira ngo bazabaga kugira ngo amara adakomeza kuza inyuma bashyiremo icyo bita meshi no kuyatangira. Ni operasiyo batangiye mu gitondo saa moya bamugarura mu masaa saba nk'iki gihe. Byatubereye urugendo rukomeye. Bamati uriya mukozi Imana kwashatse adasenze ko duheruka asenga. Iyo umuntu ari mu isaha afashe igihe mu ntambara, ariko Imana ifite amaboko. Haleluya kandi. Nanjye narasenze niko gahenge mu kigeba. Muvuga mute ko ntasenze? Batari guca basengera bahora n'ibintu nk'ibi ngibi. Batisabye buriya basezerana bamanika ikiganza ko bazatandukanywa n'urupfu, cyangwa Kristo agarutse gutwara itorero ati Kristo ntabwo ari buragarutse. Byibuze subu azapfa ngabone yashaka, cyangwa umuntu ukiri mutoya kuri abazaho bagira ubuzima butabyara butagira abana. Iryo ni ihurizo ryandikishijwe inyuguti nkuru zonyine. Ariko turashima Imana ifite amaboko. Haleluya. Imyaka irashira indi iraza, ahantu nakoreraga nakakonji ngira basigira imirimo, ndangana ndumva ashaka kujya kwa kakonji mu bikorwa ntegura shyiramo no kujya gusenga kugira ngo mpamagare Imana yaduhamagaye y'inyamaboko. Iyo dusenga ikumva nihimbaza kandi. Ngira umugabo duturanye turazamuka tujya Cyangugu, tugeze Kamembe turongera turamanuka tujya ku musozi w'amasengesho wa Murya, dusenga amasengesho y'abantu bafite umunaniro, ariko arimo ubona ukabona ni amasengesho y'abantu bananiwe. Yandi ubona nta bintu bya rakide na iravuze. Ubu yatubonye gusa urebe igikwiriye ibiganza, ariko ibyo kuvuga ngo iravuze twabonaga nta muntu wabyo. Ariko turuhuka tugakomeza tugasenga. Gicuku cy'ishaga mu masaha ya 7 z'ijoro saa 8 Imana yirukira kuvugana natwe. Iratubwira ngo nimwumve icyo mvugana namwe ndi Uwiteka. Turaceceka. Iratubwira ngo nta kindi gitinza abantu, kiriza abantu mu nzego z'ubuyobozi. Ubwo ndi ku karere ni ku murenge. Ngo buriya abantu babashaka ibintu bibiri, ngo kimwe ni isinya ikindi ni kashe. Ngo nuko iyo umuntu abonye ibyo bintu byombi akabona isinya na kashe, ataha yishimira icyo yashakaga nk'ugihawe. Siko bigenda. Ibice dutuyemo kubaka biragoye. Umuntu adepasa amafaranga menshi yenda kugera kuri miliyoni kugira ngo abone icyangombwa, ariko umuntu baramusinyira bakamusinyira nta bati bamuhaye nta n'umusumari, akavuga ati abo twasenganye mu y'icyubahiro cyangwa ntakizanye. Siko bigenda. Urupapuro se rugurangara, kwandikisha se nanga, ariko gifite agaciro ni isinya niki. Ngo nuko nanjye kubwa amasengesho ndasinye kandi nekashe, ngo nuko navuganaga nawe. Ibintu tubigenderaho se bifite ukuri. Ibintu byo nzi mu nzego z'ubuyobozi n'amasinya na kashe, uyu Imana bizanye ite n'urugendo twakoze n'amafaranga tumaze gutakaza. Tubicecekeramo icyakora dusanga hari imodoka twayisize, turongera turamanuka tujya mu Bugarama mu Mashyuza turasenga. Ngeje saa 10 za mu gitondo niho twagezeyo, tugera saa 9. Mbwira abo twajyanye ndatashye. Ntabwo Imana yasinyaga itere kashe ngo ngumye gustress Imana nyibwira ngo waravuze ngo ndagukeneye. Ubu ngubu Imana yasinye kandi gize gute. Turamanuka tugeze Karongi, magara madamu nabandi turimo turigarukira. Ise ko mubangutse twagiye dusenze Imana itayumva. Yumvishije rero none turitahiye. Ntabwo dutinze. Imana ishimwe. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Abo twabanye muri jambere nababwiye ngo umuntu uri mu mwuka n'umusazi bombi bafite ibintu bahuriraho. Ikintu bita kutagira ubwoba. Muri izo ngorane zose umuhanuzi yaraje abwira madamu ngo mvuga ikintu Uwiteka avuganye nawe.
umusaza naryamye ku gitanda kwa muganga ngirambe ngo ntugire ubwoba bw'ubuzima no kubyara uzabyara abahungu ubyare n'abakobwa ngo bazajya bakura mu rubavu rw'ibumoso kuko niho hari umwanya ngo Imana ihabakure bakuze ngo nuko yavuganaga nawe. Nabwiye abantu ngo uri mu buzima bwo gutekereza bisanzwe nk'abantu, uyu muntu yemeye gukubitwa kandi akakubise umushinyaguzi, ariko umuntu uri mu mwuka nta bwoba afite, nta bwoba agize ate afite. Aho tukiri kumwe, haleluya 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 b'itorero. Ataha haciyeho igihe ndabwa ariko iri joro rya cyenda arose kandi arose utwite, arambwira ati umushonje rutarya. Agiye ku kigo nderabuzima baramuseka baramuhakana bati uwo nuro gutwita n'ibibazo uwo nuruhuwe. Nese gasengesho nicyo cyifuzo byibuza urabifite, urabura kwiyakira ugasengera ibidashoboka paka naho uje kwipimisha. Abaganga baramuganiriza bimwe by'umuhamagaro wabo baramusezerera. Arambwira ati bampakaniye. Nasuko baguhakanira bate kandi narabirose k'ibintu byihutirwa ndota n'abantu uzasubireyo. Ntiyajya ku Kamonyi aho bita Igihinga, ahita amamagara asohotsemo arambwira ati Igihinga barampimye basanze ntwite. Turafashwa ariko by'umwanya muto. Bivuga ngo uko dufashwa niba maratabona ahantu afata, twishimiye ko madamu atwite umwana azajya he? Biragoye. Mukuru kuri CHK ku mwana we wa kabiri yiga muri Gardienne yapimaga ibiro bigeze hafi muri 30 na bingahe, yambaye ipantaro ifite 30 na kamwe nk'iy'abagabo. Izo mpinja karizo babyara, ariko turajyana. Mwana n'ubu twapfushije ko yaryamaga mu mpinja zirenga 30 ku Muhima, ukamubona ukamumenya azira. Uturishimye ngo madamu aratwite, atwite umwana uzagiye mu nda n'amara ari mu nda ari asanzwe atuye atabona waje. Ariko ejo mukuru atagati ko bitoroshye, iyo tujye Kacyiru he Dr. runaka azagufasha. Tugeze turamubaza ngo birakunda byakwemera ko umwana uri mu nda ya madamu yakura akamara amezi 6 byibura, mukamuteruramo akazajya mu byuma byabugenewe akazakura. Ntiyatubwira ngo yego cyangwa hoye, ahubwo aratubaza ngo madamu hari ubwo gusengera he. Nabwiye abantu ngo Dr. ajya kubaza aho usengera biba bimurenze. Ati ni muri ADPR. Ataha aramusezerera. Ndashima Imana, haleluya. Ongera ugire Imana icyizere ifite amaboko, ongera utekereze ku mbaraga z'iyi ngiyi duhamagara. Kwa meza shira indira kuru aha mu muvu udodoro n'amwe bukagaragara. Kana kagakobwa yaratwite kanubu karakubagana, kagutera mu mugero kagera ngo kawuguteka atari mu nda. Kwati hano n'ubundi ndizagenda zo kwa mezi yisukuma iki bitekerezo bibwira umuntu nuko ndizagira gute. Wajya mugasinzira kandi atari ko kumamara ntabwo ufite ntitwasenze inyama bakivuga ko isinya kandi gize gute reka niryamye. Ku minsi ishira bikomera bitamwemera rimwe na rimwe kuryama. Dr. atwikuraho adutransfera ku bindi bitaro, tumujye CHK niho hatangwa serivisi n'iyi. Tugeze umu specialiste wamwakiriye yarambwiye ngo madamu kubyara kwe ntibishoboka, ngo ndakumenyesha ko binashobotse byagorana. Ngo harya gusengera hehe? Ngo sengera muri ADPR. Ngahanga iyo Mana yawe ngo uzakomeze usenge, ngo naha bigeze kuba ntangaruka birakugiraho niyo ngariko rwose nkanjye sinabura kubikubwira. Ubu icyo gisubizo kwa muganga ntikibaye. Hari icyo mwigeze mwumva, ariko ibibarenze birahari, ariko ibibarenze ntabwo birenze ifite amaboko. Haleluya. Izananiye ibyakurenze n'ibyandenze n'ibirenze abadogiteri ntabwo birarenga yaduhamagaye. Pawulo cyangwa Kristo b'i Tesalonike arabwira ngo ibahamagara niyo kugira gute
ndafashijwe kandi ndafashijwe. Ndihuse ngo dusoze, igihe kigeze tujyayo, dogiteri agahamagara ndi kugeza no kuri babandi bo mu biro, kugeza ubwo hiyemeza umudogiteri wari uvuye mu bihugu bimwe by'amahanga, mukuru wamujyanyeyo, baganira mu Gifaransa ngo ntabwo nzava hano batagukoreye ko mbona biremereye. Ndashima Imana ifite uburyo, ndashimira Imana kandi yaduhamagaye, ndashima Imana iturengera, ndashima Imana iduheka ku mugongo aho ukomeye, ndayishimiye. Abadogiteri bari mu biro bakamuzana babitsinda ry'abamageze hafi kuri 20, bakanjyana ku ruhande ngo ariko mwasenze, ngo mwasenze papa. Narasenze reka n'amasengesho yose nari mfite ndayatakaje ahangaha mureba, hari umunsi siyo nyisenga narasenze. Bati ngaho komeza usenge turamujyana. Saa yine zagiye kugera, mukuru waraza arambwira ati kuzasasanura kuzashaka dogiteri wabaze mbere akaberekaho menshi zirakigizayo bakazashaka umwana, byatwaye igihe. Barangije babonye adapfuye barambwira ati ubwo atatuguye mu maboko nimufunge burundu atazavuga kuduteza ibindi bibazo. Mukuru waratambaza arambwira ati mwene mama mwimwima amahirwe n'Imana itarayamwiye. Imana ishimwe. Ndashima Imana. Mbere ya Covid gato ya kutariki 2 z'ukwezi kwa gatatu, Imana yatugiriye neza undi mwana w'umuhungu. Mwayihaye icyubahiro, mwayihaye n'amashimeshe y'akaza. Umunsi hana asumbirizwa akajya gusenga nyeganyeza iminwa, ngo umutambyi yaramubonye arakobesha ati kwa Genereza akajya atokesha. Pepe akatiri ku madata waretse vino uzageza yisinga inzu yo gusindiramo. Ageze aratobora avuga ati ibintu nta businzi burimo, biraterwa n'agahinda n'agashinyaguro gakabisha. Narahiye ndahisha. Azenga maranga ati genda Uwiteka gucyo umutima ugize gute ushaka. Munsi wo kubyara Samuel ngamaze kumucutsa agiye gushima, aragenda ahangana imbere y'umutambyi aravuga ati ninjye wa mugore. Haleluya. Ati suni bakora bonaga wari umuntu wababaye unyera agahinda, ati ninjye Uwiteka yamaye icyo nagize gute. Icyo naramusabye ati uyu mwana niwe nasengeraga nyakubaha ushuru. Ati niwe nasaze. Arangije aririmba ngo nawe era nk'Uwiteka. Imana ishimwe. Kuko nta yindi Mana itari, nta n'igitare kimeze nk'Imana. Araririmba ageze aravuga ngo warigumba byaye kangahe. Naho nashakaga. Niba hana yarashimye agahungu kamwe n'akare bisiga ku rusengero, akavuga kabyaye 7, ubwo duhagararanye twebwe twavuga kabyaye 14. Mbwira Imana nta stress ndizongera kuva wawe Iteka, ibi birakugaragaje uri Imana ikomeye. Nimuyingerera amashyi. Byinshi birenze kubyo tutavuze turabibitse ku mpamvu z'igihe, ariko ubwo nategaga nza mu nzira nsengera iterano, Imana yakomeje kumbwira ngo nze ntangarize muri mwebwe ko nubwo ari ibihe bikomeye Imana ifite amaboko magari. Haleluya. Imana ifite iki? Amaboko. Jambo twasomye mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya riravuga ngo dore ukuboko kw'Uwiteka ntikwagize gute, ntabwo kwahise, n'ugutwi kwe ntabwo kwapfuye ngo abe yananirwa kumva. Imana ishimwe. Aho gukiranirwa kw'abantu no kugwiza ibyaha byo muri ino minsi abantu bakajya kure y'Imana, nibyo byayitera kutwima amaso ikayashyira kure, ariko ubundi iyi Mana iracyafite amaboko ikagira n'amatwi. Abankurikiye amen. Ibyo mu byakira uko nguko, kuko niko kuri ku ijambo ry'Imana. Imana ifite amaboko, Imana ifite imbaraga, kandi agira ngo tuze kwegereza umwanya wo gusenga. Kandi aya maboko urayakeneye mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Dufite umumari wacu Kigali aherutse gufusha umugabo amusigira ideni rya $14,700. Amafaranga ni make, kandi aho yakaba yasigaranga ari imfubyi amusigiye niho banki ifite nk'ingwate irabura agati kaza guteza cyamunara. Matangaza arasohoka avuga amatariki cyamunara kizaza kuberaho ko bazaza guteza saa 8 kuri iyo tariki. Hari icyo bita gusenga, hari no kwiyakira. Arangije ariyakira. Mama ajya gusenga Gisenyi aravuga ati nusenga nanjye nyibuke uko ikibazo ufite. Amuhamagara turi kumwe aramubaza ati kucyanga Imana yakubwiye ngo iki? Ngo yambwiye ngo ukomeze utegereze. Uyitegereze.
arayitegereza hehe cyamunara izaza n'isaha n'itariki byamaze gufata. Ariko Yesaya ngo kandi abantu bawe uzababera imbaraga banesha urugamba rwageze ku marembo. Urugamba rudusatiri iyi nyamaboko yarurwana bikemera. Ese yabishobora? Yarurwana biciye mu nzira zikomeye z'umuntu wumvishije itangazo yigeze kurihirira umwana we ishuri byari bigoranye. Imana yaramwibutse nyuma aza yoza ahantu ari asanga yarimutse. Abwira umuntu umwe ngo ndagwisimbura ugize 5,000 unjyana ahantu umuntu yimukiye tuhabaririze niba uzi icyerekezo. Amugeza avuga ati niwe numvishe mu itangazo gutya no ati nta wundi ninjye byagenze uko kandi mu kanya saa 8 abateza baraba bahageze. Ifite amaboko yaramburiye ku ideni rya miliyoni 14,700 saa 7:10 saa 8:50. Urumva amaboko y'Imana twakurikiye ni magufi. Mokara hejuru y'ideni rya 14,700 nani gatabara mwageze ku marembo. Hari gushikanisha umutima mashu. Ndumva mwakwegeka tugasenga. Nyuzwe n'ubucuti bwo mw'ijuru n'isonzo umukiza ukomeye jizihirwe mu munezero n'isonzo umukiza ukomeye iseguye nagira ngo ntangaze ko ubuzima bwe bukeneye amaboko y'Imana. Kandi Yesaya yavuze ngo ntabwo ukuboko kw'Iteka kwigeze guhera. Maririmbyi yaravuze ngo uracyari y'Imana. Ijana na 69 ngo Mana uko wafashaga abasogokuruza, ariko natwe uzadushyigikira mu myaka iri imbere. Agera ku kindi gitero aravuga ngo umuyaga w'ishuheri. Hari ikindi gihe wahushye ushaka twebwe, icyo gihe urawuturinda. Kandi koko ete praya gereza inimuhira siki mendi everywhere. Mama hari ikindi gihe
mbere yuko tubabasenga ngo Imana irambure amaboko turashaka kubwira Imana ngo dukeneye imbabazi no kwezwa dukeneye gutungana urumva Uwiteka urumvira inyamaboko ikwishimira Imana kwezi gutunganye ndagira ngo turebe muri iri teraniro tumenye turebe niba hari abantu bari bakijijwe barakiriye Yesu umwami n'umukiza hanyuma abo bantu bakagwa bagasubira inyuma bakareka umusaraba kandi tumenye niba hari abantu binjiye mu nzu y'Imana n'ubwa mbere bagira ngo bakire Yesu umwami n'umukiza bafashe icyemezo barashaka kumukurikira ahantu bari barambura amaboko hanyuma barambura ikiganza kugira ngo tubone tubahe isengesho ry'umwihariko cyangwa se winjiye mu nzu y'Imana uyu munsi cyangwa se wayaguza ariko urashaka kwakira Yesu umwami n'umukiza kugira ngo aya maboko ye abe kuri wowe wihangane urambure cyane tukubone hanyuma tugusengera isengesho ry'umwihariko Mana bamugisha mu izina rya Yesu ni wowe Yesu akeneye Mana iragushaka Mana irashaka kukurokora shaka kugucikisha isi na Satani byaha bibya Yesaya yarahanuye aravuga ngo nta mahoro y'abanyabyaha ibyo ni Uwiteka ubivuga mahoro ari gukizwa mahoro ari kwemerera Imana ikakuhura wari ukijijwe uragwa urambura ikiganza cyane tukubone Mana nibahereze umugisha mu izina rya Yesu nagira ngo batwemere batere namwe bigira imbere tambuke bahandi rero bahagarare hano kugira ngo tubasengere isengesho ry'umwihariko kugira ngo tubatumeho Imana